that way. It's something we need to change. We're already too late in doing that. Too late. We should have done it 20 years ago, 30 years ago, even on other things and in other areas. So the conversation around this African governance and the mindset and so on and so forth should be making a dent, at least in, shaking Africa into this position where we can't keep being onlookers and just having things about ourselves being taken care of by others. I mean, just imagine it for a moment, what that means. Why? Why should it be like this? But it's not just asking questions, you should also find answers. And the answers are in this room. They are in another room next, and another room on our continent. Yes, let's make the investments that are needed. We've already made the investment, let's say, in our young people and others grown who have developed certain capabilities. They are there. So why don't we bring our heads together and do it without waste of time? Thank you, sir. We'll take the next question from Joseph. Murakoze nyakubahwa Perezida, nitwa Joseph Hakuzweumuremyi, naturutse ku kinyamakuru Umuryango TV. Ndagira ngo mbabaze ku kibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Short question. Tugire short duhine. Yego cyane. Ndagira ngo mbabaze ku kibazo cy'icuruzwa ry'abantu ahanini kibasiye urubyiruko, ariko nanababwira ko kuva tariki 15 z'ukwa gatanu 2026 hari abanyarwanda bafungiye muri Madagascar bageze muri 5 b'urubyiruko bagiye gucuruzwayo, nyuma babafunga bashinja icyaha bakorewe ahubwo. Imiryango yabo rero basaba ubufasha, ariko hano hari n'urubyiruko rwaturutse hirya no hino muri Afrika, kandi n'icyo kibazo n'abanyarwanda bafunganyemo n'abandi bageze muri 21 bava mu bindi bihugu byo muri Afrika. Nagira ngo mugire message mutanga muri rusange. Icuruzwa ry'abantu ni ikibazo kinini cyane kitari mu Rwanda gusa, kiri ku isi hose, cyane cyane yenewe abanyafrika. Baravuga bari Madagascar, hari abo tubona bari mu Bushinwa, hari abo tubona bava mu Buhinde, hari abo twumva bafatiwe mu bihugu byo mu Gulf region, hari abantu birirwa bafatwa, polisi n'izindi inzego in fact zirirwa ku rugamba ziba zifata baravuga abatwawe Madagascar cyangwa bariyo n'iki. Hari abo fatirwa ku mipaka hano bafite abantu babatwaye, babambutse imipaka, babategereje hakurya, kumva ngo bamutwaye ahandi, hashira igihe tukazabona batubwira ko hari abantu b'Abanyarwanda. Iyo kibazo kirakurikiranwa, tugerageza inzego zibishinzwe z'umutekano zigerageza gukorana n'izindi nzego z'ibihugu bindi kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Nta kindi numva nakivugaho usibye ko abo babonetse bakeneye ubufashwa bakwiriye gufashwa. Ubwo ngira ngo inzego ziri hano zibishinzwe ari na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bakorana n'izindi nzego bakabikurikirana icyo cya Madagascar bakamenya ko giteye kigashakirwa umuti. Thank you, sir. We'll take the next question from Sam. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Sam Karenzi, ndi umunyamakuru ubusanzwe wibanda ku makuru y'imikino. Nyakubahwa Perezida, u Rwanda rumaze igihe rushyira ingufu mu kubaka ibikorwa remezo bya siporo, cyane cyane umupira w'amaguru. Mu minsi mike ishize
amakipe yacu yaba y'igihugu ndetse n'amaklabu amaze iminsi yitwara neza. Uko mubibona football final yabiri mu murongo muyifuzamo nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Niho ko ntemeranya nawe kwitwara neza bikiri hasi kugera hirya. Nabazaga nti murabona hakorwa iki noneho kugira ngo gume mu murongo mwiza cyangwa ikomerezeho? Niwe nabaza naho ntabwo nagerageje ibyo nshoboye, ndafasha ndasunika ndagira ntariko ntabwo mbizi, ntabwo nzi icyo nafasha kindi kirenze, ariko nukomeza tukagerageza. Ariko ikibazo nitwe kirimo nk'abanyarwanda n'abakinnyi n'abandi, ikibazo kiri muri twe, tukivanyemo byatera imbere. Uribuka mu minsi yashize ibyo najyaga mbabwira hano, ukabona abantu barakina imipira biba n'ahandi, ariko njye simvuga iby'ahandi, ndavuga hano yewe. Abantu ugasanga n'imyifatire gusa n'imico, hanyuma ngo baragiye babwira abantu ko abateze b'umupira bagomba kugura imisatsi bakishyira ku mutwe, cyangwa bagafata iyo ku mutwe yabo bakayiziringa ukuntu bashatse. Ibyo bikaba gukina umupira, cyangwa bikavaho bikajya mu kuraguza, bikajya mu birozi, bikajya noneho byangiza bikaba no kwiba n'amikoro yarakwiye kuba arimo, ugasanga ubwo se wenda n'ahandi birahaba kandi birahaba, ariko genda avuga ibitureba. Ntabwo abantu bashaka kugera kure, ugira uko wifata, ugira uko witwara, ugira uko aho uhanga amaso ukaba ariho ushyira ingufu, ariko ibintu biri aho ntabwo niho mbura uko nafashe. Narafashije naho nashakishaga n'amafaranga, nkafata n'umwenda nkabaha, kubera ko bije itabonetse ihagije, ariko ukabona hari ibintu bitaza mu bantu, bakajya no mu matiku, bakajya mu bintu byo kwangana, bakajya mu ntambara no hagati y'itimu ubwayo muri imwe, cyangwa hagati y'itimu imwe n'iyindi, ugasanga niho ibintu bya uwagabanya ibyo byose navugaga, bimwe bifite intuzo, tukareba neza, ariko tugatangira no hasi, abana bato bakarerwa ku buryo bazamuka umuco w'igihe cyashize cya kera, wasangaga umuntu umukinnyi bamuvuga gusa kubera ko izina ryavuzwe muri 76 rigahora ari iryo, akarinda no nta wundi bazamuye inyuma ye. Bikwiye guhera hasi, abana ariko noneho the culture, the environment, ikaba ibintu bifite, ndetse bakava no muri ibi. Ubwo nabo bashobora kujya gukina umupira babanza bakajya mu biyobyabwenge cyangwa mu biki, byose ni ibintu abantu bakwiriye ibyo nimushaka ko dukorana nanjye nkagira uruhare nkabibafashamo, muzampamagare nzabikora, ariko noti ibi bintu by'akajagari biri mu marozi, biri mu nzanguro, biri mu myitwarire, ntabwo ibyo nabijyamo. Nahagaritse no kujya, ntabwo nzajya nta mafaranga ngo nshyire mu bintu bijyamo aho, sibyo? Excellency, nari mbigendeye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse kwitwara neza muri mikino ya FIFA Series yari yabereye inaha. Rayon Sport iherutse gutwara igikombe cya Sekafa nacyo cyabereye aha, numvaga bitanga icyizere, kandi nari nabonye mwatangiye no kugaruka kuri stade. Ndagaruka, ariko
nkataha nk'ubwo uravuga ibyo ngibyo iby'amakipe tuvuga ariko ikipe y'igihugu se bivugaho iki ntabwo bikwiye guhera kurangirira aha ndavuga umupira w'ayo makipe uzamuka neza ariko ukagera no ku gihugu n'igihugu kikagaragaraho kifata neza impamvu byo bitaba ni ukubera iki haracyarimo byinshi byo gukosora harimo byinshi tugomba tubikosore two kubinyura iruhande tubikosora uko bikwiye naho yewe ubufasha bwanjye no gukunda umupira rwose ibyo birahari biri garantide ariko hari ubwo mbona bindenze nkisubirira inyuma nkajya kwikorera ibindi akoze nyakubahwa perezida wa repubulika nari mfite ikindi kibazo abantu bari muri media ndetse n'aba content creators dukomeje kugorwa n'ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga zitari monetized ubushize mwari mwagitanzeho umurongo nyakubahwa perezida twakivuzeho sinzi aho cyahereye yuko twagishinza na minisita bijyanye n'ibintu bya ICT byahereye hari icyo bakoze hari wazi niba hari progress arubizi okay ariko tuzongere tugerageze dukurikirane turebe we take note of that ariko ndibuka ko mwakivuze twanakivuzeho ndetse abantu basezeranye ko bazakoresha inzego zibishinzwe hakagira igikorwa ariko ubwo niba nta cyabaye tuzabikurikirana turebe. Thank you, sir. There's somebody who kept putting up your